Hello my people. Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze mwese muherereye mu Rwanda, abaherereye hanze y'u Rwanda, abaherereye mwese ku migabane itandukanye, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bari mu Burayi, cyane cyane wowe udukurikiranye uherereye mu Bubiligi, abantu bari mu Burundi ntitwabibagirwa, abaturanyi bacu, abantu muherereye Gitega, Ngozi, Kibitoki, Bujumbura mu mujyi, mwese turabahaye ikaze ku mfura 250. Reka dutangire tukubwira ngo wowe utarakora subscribe, banza ukore subscribe mbere yuko dukomeza, kugira ngo ujye uba wa mbere mu kubona ibiganiro byacu. Numara gukanda kuri ako kantu k'umutuku, ujye hirya gatoya hari akazogera ugakoreho, maze ujye ubana natwe umunsi ku wundi kuri buri kimwe tubategurira tubagezaho. Uyu munsi turi muri gahunda y'ubukerarugendo, nimujye kure, ntago twarabamenyereje nyine. Uyu munsi twageze mu bukerarugendo, tugiye kuganira iki rero? Uyu munsi tugiye kuganira ku bukerarugendo mu Rwanda, ariko noneho reka duhere kuri parike zigize u Rwanda. Nitumara kureba uko zingana, amazina yazo, tunafatemo zimwe twiga uyu munsi. Tuzatugenda twiga ku kimwe ku kindi, tunabazanira abantu benshi bafite aho bahuriye n'ubukerarugendo mu Rwanda. Turashaka kubategurira ubukerarugendo mu Rwanda, tubategurire, tubakundishe nk'abanyarwanda, tumenye igihugu cyacu, tutembere, tugendane namwe munsi ku wundi, kugira ngo abantu bazajya baza kureba u Rwanda, twese bazajya baza basanga natwe tuzi icyo baje kureba, biza n'abanyamahanga. Ahubwo tube aba mbere, tubikunde, tubijyemo, tubane nabyo, tumare kubimenya, nabo tubone ukuntu tugenda ducuruza u Rwanda rwacu rwiza, nk'uko mubizi ko u Rwanda ari remarkable. Rero twifatanye na RDB muri gahunda yayo yo kumenyekanisha u Rwanda muri Visit Rwanda. Natwe tugiye kumenyekanisha u Rwanda, twigisha abanyarwanda mu Kinyarwanda, tujye basobanurira u Rwanda urwo ari rwo, uduce nyaburanga, parike u Rwanda rufite, ndetse n'izindi activite zose n'ubundi buryo bwose umuntu yamenya mu Rwanda. Uyu munsi rero n'abatindiye, tugiye kurebera hamwe parike zigize u Rwanda. Nk'uko mubizi, abanyarwanda, abanyarwandakazi, u Rwanda rwari rufite kuva kera, rwari rufite parike 3, ariko kuva 2015 hiyongereyeho indi imwe, ariyo turi buze kureberamo, uretse ko yatangiye gufungurwa, atangiye kugendwamo umwaka ushize mu 2019. N'abatindiye rero, izo parike dufite mu Rwanda, twese tumaze kumenya, iyo umuntu avuze parike abenshi bamaze kumenya ko harimo Akagera National Park, ikaba iherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Dufite Volcano National Park, ikaba iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda. Tukagira Nyungwe Forest National Park, ikaba iherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ndetse tukagira na Gishwati, yafatanyijwe na Mukura, iba Mukura National Park, mu Gishwati Mukura National Park. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe iyi ngiyi, dore ko ari nayo nshyashya. Iyi parike niyo nshyashya tugiye kurebera hamwe, cyangwa se ni imwe muri parike nke, nk'uko twababwiye ko tuzatugendera tugwigisha imwe kuri imwe, kugira ngo tumenye parike z'u Rwanda, tumenye u Rwanda, tumenye nk'uko twabivuzeho mu mbere tutangira. Gishwati Mukura National Park tugiye kuyirebera hamwe, tumenye byinshi kuri yo, tumenye uko yatangiye, tumenye mbese byinshi kuri iyi parike. Tutihuse rero, tugiye gutangira nk'uko nigeze kubivugaho hejuru gatoya. Aya yari amashyamba abiri atandukanye, ariyo iryo yari ari Gishwati, hakaba na Mukura. Ayo yari amashyamba abiri atandukanye. Hanyuma 2015 nibwo bavuze, bagira igitekerezo cyo kuvuga ngo reka tuyishyire muri
parike zimwe muri parike zibenye dufite muri uru Rwanda. Niyo mpamvu bafashe Gishwati niyo yari nini bayihuza na Mukura yari ntoya, hanyuma mu 2019 nibwo baronshinze nibwo bayironshinze bayigira parike ya kane. Iyi parike ya Mukura ndi Gishwati ikaba iri ku burebure bwa kilometero kare 34. Iyi parike kandi twababwira ko iherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda, ikaba ifite igice gikora kuri Congo ndetse no ku ruzi rwa Nili. Wari ubizi se ko Congo Nili nayo igenda igera muri Gishwati? Ubwo ngubwo umenye ko naho tukwigishije. Kandi muri iyi parike dusangamo ubwoko burenga 60 bw'ibiti. Byumvikane ko iyo wahasuye wumva amafu, akayaga kari fresh, ukabasha kuhumeka neza no kuruhuka mu mutwe muri Gishwati. Tuzi ko kandi ari mu rugo rwa group z'ubwoko bugera kuri 20 bwa chimpanzees. Chimpanzees ni buri mu bwoko bw'ibisimba buba mu maparike, kandi tukaba dusangamo izindi golden monkeys, oyests, dusangamo hamwe na blue monkeys. Hari golden monkey hakaba na blue monkeys. Izo zose tuzisanga muri Gishwati Mukura National Park. Ikindi dusangamo kandi dusangamo muri iyi parike dusangamo ubwoko bw'inyoni bwinshi butandukanye. Aha ni nko muri Gishwati harimo ubwoko bw'inyoni bugera kuri 232, naho muri Mukura harimo 163. Tumaze kumenya byinshi ku bigize cyangwa se byinshi mu biri muri Gishwati Mukura National Park. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe, tumaze kwiga, tumaze kumenya Gishwati, tugiye kurebera hamwe activity cyangwa se icyo wakorera muri parike nk'uko twahoze hejuru tubivuga. Iyi parike turi kuvuga nta yindi ni Mukura and Gishwati National Park cyangwa se Gishwati Mukura National Park. Harimo muri activity zibamo harimo bird watching, hariho waterfall kuko twakubwiye ko ifite uruzi rwa Nili, umuntu ararusura akarureba. Hari guided natural hike, urahikinga guided natural hike. Hari guided chimpanzees, hari guided chimpanzees tracking, and then in a the monkey tracking. Naho ni activity yindi. Guided chimpanzees, hari Namaste live culture dance cyangwa se imbyino gakondo z'Abanyarwanda. hari Namaste no kuvuga ngo ni nk'ubworozi nimba mbizi neza. Hari beekeeping, hari tea plantation cyangwa se bagutembereza, watembera mu mirima y'icyayi ariyo dusanga muri Gishwati na Mukura National Park. Nk'uko rero tumaze kubimenya, turagushimiye wowe wese. Ngiyo iyo twari twaguteguriye uyu munsi, ariko ubutaha tuzabirebera hamwe indi parike igize muri izo enye twavuze haruguru. Ese wowe urakeka ari iyihe? Ntuzajye kure, turagusabye uzabane natwe kuri buri step ku yindi. Uyu munsi reka duhinira ahangaha tukubwira ngo wakoze cyane kuba wabanye natwe. Nawe utari wagakoze subscribe, banza uyikore kugira ngo dukomezanye tujye tureba byinshi byiza bitandukanye
u Rwanda rwacu dufite, ndetse tunigira hamwe byinshi kandi byiza. Reka tugushimire rero, wakoze cyane. Imana iguhe umugisha, Imana ibane nawe. Ciao ciao, next time.